muri ubu butumwa ndifuza kukubwira biturutse ku mutima wanjye ikibazo gishobora kumunga itorero kurusha n'ibindi byaturuka hanze. Mu minsi ishize mperutse gusoma ubuzima bw'umuntu bwangijwe n'amakuru atari afite gihamya. Icyo gihuha cyatangiriye ku mbuga nkoranyambaga ndetse bituma hari ibintu byinshi byangirika, ndetse abantu benshi barabikurikiye birabahungabanya cyane. Rimwe na rimwe hari igihe dutekereza yuko turimo turwanirira icyiza, ariko uburyo twakoresheje bukaba butajyanye n'inzira za Kristo. Ndetse igituma ukora icyo kintu gishobora kuba ari cyiza, ariko bikazana ubwoba n'amacakubiri. Uburyo bwiyubashye ntabwo buvuga yuko haba hakoreshejwe uburyo bwiza. Dushobora gukora byinshi dushaka kurinda ivugabutumwa, ariko tukangiza byinshi. Tekereza kuri Petero ari i Getsemani, mu gihe abantu benshi bari baje guhagarika Yesu. Peter yahise afata inkota ye maze aca ugutwi. Ese Peter uburyo yakoresheje si bwumvikanaga? Yashakaga kurwanirira Yesu, ariko uburyo yakoresheje ntabwo bwari bukwiriye. Niyo mpamvu Yesu yahise afata ugutwi akongera akagusubizaho. Nibyo, urukundo rudafite ubwenge rushobora kubabaza. Yego, imbuga nkoranyambaga hari icyo zifasha, ariko hari n'ibyo zangiza bitewe n'uburyo bwakoreshejwe. A simple sentence from a Christian ministry captures the discipline we need. If we are not part of the solution, niba tutari mu bazana ibisubizo kandi abantu turi kubwira bakaba batari mu bisubizo, bivuze yuko ibyo bintu tudakwiriye kubikwirakwiza. Hari ibintu byinshi bya gikristo, pray and go to the source with humility. Ariko tuba dukwiriye kugenda tukamenya inkomoko yabyo. And that laxness in dealing with sin be avoided. It is equally important on the other to shun harsh. Nk'uko tubibona mu nyandiko za Elina White. Nibyo, ibi biradufasha gutuma turinda umurimo. Biranshimisha kubona itorero ryose ku isi twahisemo uburyo bwiza, tugashyira hamwe, twese tukagenderera hamwe dushingiye kuri Bibiliya, twibanze ku murimo, tugakoresha uburyo bwiza. Ijwi ry'ibyiringiro rikoresha uburyo bwinshi, ndetse urubyiruko bakagenda bakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga amasomo yo muri Bibiliya, ndetse bikagera kuri benshi tugereranyije n'uburyo bwa kera bwakoreshaga. Ndetse ibwirizabutumwa ry'Abadiventiste ryazanye uburyo bwinshi bwo kugeza abantu aho ubutumwa bwari bugoye.
ndetse hari urubyiruko rwinshi rugenda rukoresha uburyo bwa social network cyangwa se imbuga nkoranyambaga bukabasha gushyika kuri benshi. Ubu buryo bwereka uburyo itorero riba ryahisemo uburyo bwiza bwo kugeza ubutumwa bwiza ku bantu benshi. Tugomba kugira ubwenge ndetse niyo mpamvu mbere y'uko kugira ikintu ukora uba ugomba kubanza ugatuza, kandi mbere y'uko ujyana ikintu ukabanza ukakigenzura. Not about people. If correction is needed, niba hari aho gukosorwa ukwiye kwemera. Nibyo ushobora kuba ufite ikintu cy'ingenzi ariko wahitamo uburyo bwo kugigeza ku bandi kikangiza benshi, nk'uko Petero yabonye uburyo bwiza ari ugukata ugutwi k'uriya muntu, ariko ntabwo bwari uburyo bwiza. Tugomba guhitamo ibintu bituma dushaka gukora ikintu, tugahitamo n'uburyo tugomba kugikora. Tugomba gushingira ku kuri, ntabwo tugomba kugendera ku byo twebwe twiyumvamo. Yesu yiteguye kutwubaka ndetse yiteguye gukorana nanjye cyangwa se nawe. Mfite Bibiliya reaching across Norway, Sweden, in Finland, and today I would like to lift a prayer for. Ndashaka kuzamura isengesho. Mana uri mu ijuru, mfite mu ntoki Bibiliya y'ingenzi cyane ndetse ivuga ku rurimi ruvugwa mu bihugu bitatu muri Europe, ariko ndifuza yuko wafasha abantu bose bazasoma iyi Bibiliya kugira ngo bose bazakwizere, basengere bose ndetse n'abari kureba ubu butumwa, kugira ngo ubane nabo, ubane natwe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14